Daktari Kanumba, Tanzania, Kongo, Rwanda n'u Burundi. Abantu benshi rero bahura n'ibibazo bitandukanye, ariko ugize icyo wifuza kumenya kuri ibyo bibazo bitandukanye, wahamagara kuri 0783866099. Abantu benshi rero bahura n'ibibazo bitandukanye, ariko ntibabashe kumenya impamvu, inkomoko, ndetse imyaka igashira indi gataha, ariko ntibabashe kumenya impamvu y'ibyo bibazo bitandukanye by'uburwayi bumwe n'umwe cyangwa se imikoshi imwe n'umwe. Hari imigenzo ndetse hakaba n'imiziro mu muco cyangwa se mu migenzerezo yawe ya buri munsi, mu muryango wawe, karande yawe ndetse n'ibindi. Iyo miziro cyangwa se iyo miziro, ibyo byose bishobora kukubera imbata, kukubera umuzigo ku buzima bwawe, ariko ntubashe kuba wamenya ko ari byo byakubereye umuzigo, ari byo byabangamiye inyungu zawe z'urushako, ari byo byabangamiye inyungu za business, ari byo byabangamiye inyungu z'igikundiro, ari byo byabangamiye inyungu z'umuryango, iz'abana, iz'urubyaro ndetse n'ibindi bitandukanye, imyigire n'ibindi, kubera ko wabaswe n'iyo migenzo, n'iyo miziro ikuriho, iyo miziro ikuriho, ariko n'iyo mikoshi, n'iyo myaku yakugiyeho, ariko ntiwabasha kumenya ko wabaswe n'iyo myaku yakugiyeho itandukanye. Niyo mpamvu rero muri iyi nkuru nkuzaniyemo iki kiganiro, kugira ngo utaba nawe uri muri ba bantu babayeho mu burangare, ntubashe kumenya ko hariho ikirogora, nubwo hariho n'amarozi, ntubashe kumenya ko hariho nkurimwonga, nubwo hariho gushyirwa imwonga, ntubashe kumenya ko hariho kandi kamaramahano imaraho amahano umuntu aba yarahuye nayo mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Ujya wumva bavuga ko umugore utwite atemerewe kureba mu mva atwite, cyangwa umugabo w'umugore utwite atemerewe kujya kumanura umurambo. Nibyo koko, ibi bintu ni ukuri kw'impamo. Iyo bibayeho bikurura akaga ku muryango, bikurura akaga ku mwana, bikurura akaga kuri wa muryango mu buryo bwa ako kanya, cyangwa se mu buryo bundi bw'ibizaza. Ukabona ibintu byabaye ibindi, ukajya wibaza n'iki cyateye izi mpinduka, n'iki cyateye imigendekere, ukabibura, nyamaraga ntumenye ko ari ya miziro wahuye nayo, wahumaniye nayo hahandi. Ibi nkubwira yaba n'abemeramana ya Isiraheli, iyo bakubonye ugiye gushyingura utwite cyangwa ugiye kureba mu mvu utwite, bagusubiza inyuma, batitaye ko bakijijwe, ahubwo bazi neza ingaruka bigira. Kandi wumva bakubwira ko umugore wapfakaye mbere y'uko ashaka undi mugabo agomba kubanza akanywa umuti. Ni ukuvuga ngo iyo atawunyoye habaho akaga gakomeye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe uzajya no kumva ngo uriya mugabo ashaka abagore bagenda bapfa, uwa mbere apfa, uwa kabiri apfuye, uwa gatatu apfuye, uwa kane apfuye, byose bigakomeza gutyo. Rero n'umugabo nawe wapfakaye, nawe agomba gufata umuti mbere y'uko ashaka undi mugore. Iyo atabikoze aba agiye kuroga, cyangwa se iyo wa mugore nawe atabikoze aba agiye kuroga uwo bazaryamana bwa mbere, kuko ndetse aba ari we akuriramo ya myako na ya miziro yose. Ibyo bita kurya urupfu cyangwa se akanapfu. Ibintu nk'ibyo ngibyo birabujijwe, kandi ko mu gihe waba wagize ibyago ugapfusha umwana, birabujijwe kumuhambana ibyahi ndetse n'impetso, kuko ubuhambye inda yawe ndetse n'ibindi. Usanga kenshi ababikoze batongera no kubona urubyaro habe na mba. Kubera iki ibyo bintu bibaho? Rero bibaho, ni ukuvuga ngo aba ari byiza cyane kubyirinda, kugira ngo utaza guhura n'ayo mahano. Ikindi kandi utaruzi kibaho kandi muri iyo migenzo nyine, birabujijwe cyane burya ko umwana mutoya ajya kurandura imbuto, ndetse biranabujijwe ko ujya kumena igisabo ukiri umwana muto, ukafata igisabo cyakoreshejwe migenzo yo gushyingira ndetse n'ibindi, ukajya kukimena cyangwa se ukakimanja
kugundagura, ibyo ntago biba byemewe, ibyo bigukurura akaga ndetse n'imiziro ikomeye. Uwakuye mwinda agakura mwinda y'umwana useka urira cyangwa se umaje kuba mukuru, icyo gihe wowe muhuye bwa mbere, mu kuryamana bwa mbere, mu gihe yakuyemo yanda ubuhuye n'imyaku, imikoshi ndetse n'imiziro, bya bintu ujya kubona ukabona bitangiye kubangamira akazi kawe, imikorere yawe, imigendekere yawe ndetse n'ibindi bitandukanye, bikagukurura karande ndetse n'ibindi by'urunyurane. Nanone kandi hari bizakwereka ko rimwe na rimwe hari imyaku cyangwa se hari akarande cyangwa hari abazimu bari kukugendaho, bakunda gukoherereza cyane, bagutongera ibintu by'amarozi, bagutongera iby'amarozi, bakoherereza iby'amarozi. Kenshi muri ibyo ngibyo uzabona igisazi kinini kimeze nk'ikigina kigenda kikugenda ku gutwi, ugakikubita ukakicara, ukabona haje ikindi. Ubundi uzajya ukunda kumva hari ibintu bajugunya ku mabati iwawe bimeze nk'umucanga. Ubundi ibyo nyuma yaho uzajya wumva nanone kandi imbwa zikunze kuza kuririra ku rugo rwawe cyangwa se ibihunyira. Ikindi nanone ushobora kubona umuswa cyangwa se inyomonyomo nyinshi zishorerana mu nzu iwawe, nyamara nta sukari zikurikiye. Ubundi ushobora kubona imbeba zibaye nyinshi cyane mu nzu, nyamara ejo ukabona zagiye, nta cyari kizizanye, nta nicyo zakurikiye, ariko ukabona ubwinshi bw'imbeba bwinshi cyane mu nzu, cyangwa se zimwe na zimwe ukanazikubita ukabona ntiziri kugenda, ukabona zishobora ko muhangana. Cya gihe burya uzitonde. Hanyuma nanone ibindi ushobora kubona ababyuka nijoro asinziriye, ukabona arimo aravuga cyangwa arimo aragendagenda kandi asinziriye. Ikindi noneho uzajya kubona biriya bintu rero byinshi iyo bitari guturuka ku byo uhohererwa cyangwa uhererezwa, biba biri guturuka ku mbaraga za karande z'abazimu bari kukugenza, b'inzererezi cyangwa se umuryango. Nanone kandi ibindi uzitondera, uzajya kubona ubone nk'inyoni zigakubita zinjira mu nzu, cyangwa se ndetse ibiryo bikunda kugaga cyane ubona ko harimo ikibazo, ndetse gukunda kugagisha cyangwa se gutemesha imisururu cyangwa se n'ibindi binyobwa benga, ndetse ukakunda no guhura n'ibibazo byo kumva ugira ubwoba bwinshi, umusatsi ukakuva ku mutwe kenshi cyangwa se ugasusumira mu maguru. Ibyo byose biba bikwereka ibi kugenza. Rero ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi cyane usanga ari ikibazo ku muntu, ariko ntamenye ko ari byo byamubereye karande, byamuteye ibibazo bitandukanye ku buzima bwiwe. Ugasanga wowe ubayeho muri ubwo buzima, urushako rwawe rwarivanze, ubucuruzi bwawe bwarivanze, imikorere yawe yarivanze, abana kwiga byaranze, guhinga ntuweza, ibyo ugiyemo birapfa bikapfapfana. Ibyo byose ariko ntumenye ko hari imiziro, hari imikoshi wahuye nayo ndetse n'ibindi bitandukanye. Nanone kandi wowe mugabo ukunda kugendagenda mu buraya, cyangwa wowe mugore ukunze kugendagenda mu buraya, wibuke ko ushobora kuzanira imikoshi urugo mu gihe waba wahuye n'umwe muri ba bantu bahuye na ya miziro nakubwiye yabanje mu byo nabanjirijeho. Ukahura nawe, warangiza nawe ukaza ugahura n'umugabo wawe cyangwa ugahura n'umugore wawe, ukabuzanye icyo bita imikoshi cyangwa kaga mu rugo, ariko ntubimenye. Ibyo byose rero bigakurura imyaku, bigakurura imikoshi urugo rwawe, ukayikurura umugabo cyangwa umugabo wawe umugabo akayikururira umugore. Nanone ba bandi bakora nk'ubusambanyi, ukabuzi neza ko wazanye umugabo ku buriri bw'undi mugabo, kandi uzi neza ko wa mugabo azagaruka kuri bwa buriri. Icyo gihe nabwo ubukuruye imikoshi ikomeye cyane kuri wowe, ku buzima bwawe n'abawe. Ni ukuvuga ngo byibura bikore, umuzane ku buriri bwawe warayeho n'umugabo wawe, ariko uzi neza ko wa mugabo wawe mutandukanye burundu atazagaruka. Ariko mu gihe waba uzi ko wa mugabo azagaruka kuri bwa buriri, ayo ni amahano, ni bibi
ni bibi. Kandi noneho niba ufite n'umugore utwite inda y'imvutsi, ni bibi kujya kuyisambaniraho, bivuge mu yandi magambo gutyo. Ni ukuvuga ngo ibyo nabyo bikurura imikoshi ndetse n'ibindi bitandukanye by'imikoshi nyine. Rero uba ugomba kubyirinda kugira ngo umuryango wawe ukomeze kuwuha amahoro ndetse umuryango wawe ukomeze kumera neza. Rero nkomeze nkwibutse ko iki kiganiro ukigezwaho nyine n'Ivuriro Natural for Medicine, Daktari Kanumba wa kutoka Kongo, anatumikia kazi yake Kongo, Tanzania, Burundi na Rwanda. Kuna duka la dawa Kongo, kuna duka la dawa Tanzania, kuna duka la dawa Rwanda. Hote tunatumika kazi. Kuna madawa mengi sana ya kutunza magonjwa mengi sana, magonjwa ya mashetani, magonjwa ya kichawi, magonjwa ya mugongo, ya kisukari, ya kifua, magonjwa ya nyoka, magonjwa ya mugongo, ya kuvunjika, ya mitego, magonjwa mengi sana. Sasa kama unataka dawa ya mapenzi tupigie, kama unataka dawa ya biashara tupigie, kama unataka dawa za tofauti tupigie. Sasa namba yetu unaiona kwenye screen 0783186099. Nawapenda sana rafiki yangu, nawapenda sana urafiki wa kutoka Kongo, wa kutoka Tanzania, wa kutoka Rwanda, wa kutoka Burundi wenzangu, nawapenda sana. Sasa niba kandi hari ikibazo runaka ufite, wandike muri comment cyangwa se umpamagare kuri iyo nimero cyangwa unyandikire kuri WhatsApp kuri iyo nimero. Aho waba uri hose urashobora gufashwa. Ibi byose rero nubwo biriho nta mahano atagira kamara, mahano nta marozi atagira ikirogora, nta karande itarandurwa, kandi nta mikoshi nyine itagira kamara mahano. Icyo wakora wambaza, kuko hari uburyo bwose bwo kusafisha mwili wako, bwo kukuvura tukagutunza kabisa iriya mikoshi, iriya myaku, iriya byose bishobora kuba kukubangamira, byose bikavaho, ugasanga inzira zawe zose zirafunguye, ugasanga nta kibazo. Niba barakuzinze ku buryo bw'urubyaro turakuvura, niba barakuzinze ku buryo bw'urushako turakuvura. Ushake uganwe ubone umugabo mwiza, inka izi wanyu. Niba nawe uri umugabo ukaba utajyuhirwa mu by'urushako, mu gikundiro n'ibindi, ndaguhereza umuti uyobokwe ugirirwe igikundiro mu buryo bw'imikundanire, mu buryo bw'urushako, mu buryo bwa business, by'akazi bya buri munsi ndetse n'ibindi. Niba kandi ushaka umuti wagufasha mu by'inkundo zawe ndetse no mu bindi, umuti ugukuriraho ibyo by'amanyatsi n'ibindi byose, amahano, imyakubera kuzengereje, byose turabigufasha. Wowe hamagara muganga Kanumba kuri nimero, hanyuma ibyo byose agufashe akuvure birangire neza. Asante, uragahorana Imana y'u Rwanda ndetse Imana rugira, Imana rurema. Amata ntakabure mu rugo rwawe ndetse nabo kuyanywa, kandi uragahorana ibigega. Asante.